Ni abahanuzi bafite impano zidasanzwe. Icyo nababonyeho nuko bo ibyabo bahanura muri siransiye, ntago ari nk'abandi ngo bikunkumura ngo tiriniki ati bo ndiko Imana itanga uko nyine ishatse. Twarasenganye ku munyamashengero witwa Simoni Barehata, dusengana ku mukecuru witwa Kabakera wasengaga witabye Imana, dusengana ku mubyeyi witwaga Bahindege wasengaga Imana, dusengana ku mukecuru witwaga Ndayimondo wasengaga Imana, dusengana ku Gashasho, dusengana hano mu cyumba, twabanye ibihe birebire. Namuvuga ko namubonye hore twarasenganye koko, narerekwaga agasobanura imbana. Yego, navuga ijambo rikabajyo neno amanuka nk'isomo akarisobanura. Yego, none baganzi gusoma ariko amanuka gisomo hakaba umuhangarire gusobanura icyo zishaka gukora. Neno niweretswe atari gusomya Bibiliya nawe ugasobanura iyo ari kuva niyo ari kujya. Ibintu cyo namubonyeho kana naramuvuye kubera Imana, umwana hitakira tumutahana ari muzima. Yego, Imana ikweretse ubuhanuzi ubujyana bitewe nuko uwo muntu ameze. Oya, ugenda utumwe n'Imana. Yego, wagera ari Imana akaba ariyo ishaka inyito yiramukoreshamo. Ubundi nguko Imana nyeretse ngo umusambanyi ngo yonzaga ibintu ngo ngene ngo imbere y'umugore ngo ibi nibi. Ahubwo nagenda akakubwira ati hano hari ikibazo. Yego, ndariko ndabahanura uko ukubiri. Bivuga amateraniro. Ewe, Imana yari karishye. Byose kutabimwongoreye. Byo kutabimwongoreye. Oya. Muruzi wamwongorera. None. Oya pe. Nyine haramaze gupfa abantu benshi, kubeshyara. Yaramaze abantu n'abagena yarabamaze. Nene Imana inyemera ko ngomba kumwanika. Uramwanika. Ndamwanika, Imana imaze kunyemerera ati mwanike. Yego. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho mberose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka nshimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira, tukaba turi ku muryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere, ndagusabye ngo ukandeho. Ntacyo bitwaye, nta mafaranga bitwara, nta n'umwanya bitwara, nukuba wakunze ibyo tukugezaho. Twajya dushyira ikiganiro ukajya notification ikiganiro ukakibona vuba. Nanjye nababwiye ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu ubu niviriye Musanze, nibereye mu mudugudu wa Gikomero mu kagari ka Yungwe mu murenge wa Kanama akarere ka Rubavu, ahantu hari imbeho nyinshi ariko ntago dutinya imbeho. Yego, nk'ibisanzwe nitwa Hatumimana Concorde, imbere ya kamera ndi kumwe n'abakecuru beza. Eka mbavugeho, bombi ni abahanuzi bafite impano zidasanzwe. Icyo nababonyeho nuko bo ibyabo bahanura muri siransiye, ntago ari nk'abandi ngo bikunkumura ngo tiriniki ati bo ndiko Imana itanga uko nyine ishatse. Yego, reka mbasabe babanza batwibwire. Ufite mikoro reka tumuhereho. Ngewe murakoze kuduhereza umwanya. Yego, nitwa Mukandori Reniya, cyane banzi cyane ku zina ryitwa Mukandekezi. Yego, uwo yitwa nde? Murakoze kutwemerera kuduha ijambo. Mujye mwongera ijwi kugira ngo abantu bumve neza. Yego, urashaje ariko nitwa Benazira Nyirabarihenda. Yego, ngaba narasenganye n'umubyeyi ibihe birebire byinshi. Yego, mbese navuga kuko reka tuze kubigeraho nyuma yo gusenga. Hita dusengera dutangire kugira ngo Imana ize kumfasha mbiyobore neza. Da, urabona ndi mutoya, ntacyo nshoboye, ndi no kumwe n'abantu bakuze cyane. Ubwo kugira ngo Imana ize ifashe nkiyobore neza iki kiganiro. dusenga Imana. Imana yacu y'amahoro, ndetse muri uko bigenza, Mwami w'abami Yesu Kristo, databuja nyakubahwa Imana, turi hano muri mwanya tugushimira amahoro waduhaye, tugushimira neza tugira uyu munsi, tugushimira ko dusabwe ko bapfuye, tugushimira ko hagaze mu ruhande rwacu umubyeyi ukaturinda urupfu rutunguranye, tugushimira ko turenze ukarinda abana bacu, ukarinda imiryango, ukarinda igihugu cyacu, ugahagararira u Rwanda, ukarinda ingongo y'umuriro. Mwami Imana, izina ryawe nirishimwe. Aha turi niho watugejeje, uyu mwanya niho waduhaye, iyi minota niyo twongereye kuba tukiriho ku isi y'abazima, uhere gucyubahiro. Dufashe rero tugire ubuntu, wane natwe uducungire umutekano.
turinde abazimu n'abadayimoni, turinde ingabo za satani, turinde abazimu bo kudutera imyindangano, turinde abazimu bo kutuvangira, turinde abazimu bo kwishyira hejuru umwami Imana no mu ruhande rwacu, kandi ukomeze kugumana natwe, niko tugusabye mu izina ryawe ryera. Amen. Wowe uri mumbwiye Venansiya ngo uko uziranye na Mukandekezi, tubwire muziranye kuva ryari, muziranye se mu kujya gutashya, muziranye mu kujya kuvoma, muziranye mu bihe bihe? Tuziranye mu gusenga. Mikoro uyegeze gutya. Tuziranye mu gusenga. Yego. Ubu twarasenganye ku munyamashengero witwa Simoni Barehata, dusengana ku mukecuru witwa Kabakera wasengaga witabye Imana, dusengana ku mubyeyi witwaga Bahindege wasengaga Imana, dusengana ku mukecuru witwaga Ndayimondo wasengaga Imana, dusengana ku Gashasho, dusengana hano mu cyumba, twabanye ibihe birebire. Yego. Ni ikihe kintu se wamubonyeho kikwemeza koko ko ari umukozi w'Imana? Kuko impamvu aje hano turi mu kiganiro, ngenda bivugaga da none aje hano asanga turi gukora ikiganiro, urangije urambwira uti rero ikiganiro turi gukora ni ikijyanye n'iyobokamana. Uyu nawe ni umukristo, ni umuhanuzi, natangira ubuhamya ati ngiye kumubwira nawe umukoresha ikiganiro. Nanjye nisi nyine ko nkwana ikiganiro n'abakozi b'Imana, hari uwo tuba twarasenganye, hari n'uwundi ambwira ati uyu namutangira ubuhamya kuko mba nirinda kuzana umuntu hano wabivangavanze. Ubwo urangije uti uriya ngiye ngomba kumutangira ubuhamya. Ni ryari koko wemeye ukavuga uti ni ukuri pe, mbonye ko Reniya ari Imana imukoresha? Ubuhamya bwa mbere ndagiye kure, nawe wabwiyumviye, yabonye indege iri gushina arashya. Icya kabiri navuze ko yabonye ari kuvugira imbere y'ibyuma. Oya ngende kugira ngo umbwire ibyo wabonye muri gusengana ahantu, kuko yagiye aza gusengera hano mu cyumba, ibyo wabonye ahanuye ukabona ko atavangiwe, dore ko wanahawe n'impano z'uburondozi n'ubugenzuzi. Ibintu namuvuga byo namubonyeho rero, twarasenganye koko, narerekwaga agasobanura imbani. Yego. Kandi ikindi namubonyeho, ndanywa, ndasinda, ndajya mu kajagari, yubaha umugabo, ndanubera atukira ku musozi, kandi akunda Imana, iteka ryose bari mu nzu y'Imana. Yego. Imana ishimwe, mu mpere mikoro mubaze. Wowe Venansiya umuzi ute? Venansiya yacu muziho, twagiranye ibihe byiza byinshi, twarasenganye aho hose havuze twarahageranaga. Yego. Twagiranye n'ibihe bya nijoro, tugafata ibihe byinshi, ibyo yeretswe bikaba byo, tukabigenzura tugasanga ari byo koko. Ntabwo yigeze acanganya ikigwa. Yego. Ntabyo twigeze tubona, cyo tumuziho nuko ari inyangamugayo. Imana ishimwe. Ibi bintu se wari usanzwe ubijyaho, ibi byuma? Oya, bwa mbere ubu niho nakijyaho, uretse ko najyaga ndabona nkiriho kuyerekwa. Yego. Nkabona ndi kukivugiraho, ariko nkibaza ibyo yegereza mikoro gute. Ndavugira ku byuma, ibi byuma nzabivugiraho gute. Rino joro rero naho mbona ngo bagihagaritse imbere. Yego. Ariko mbona ngo hari umuyobozi wacu uri mu zabukuru, witwa Baturingirwe Emmanuel. Ndamuzi. Nkabona agihagaze imbere, mbese ari kujya arakitwerekeza, ariko kitwerekeza. Yego. Ndakangutse ndavuga ngo buriya ni iby'inzozi. Cyokora mu gitondo yigishije ijambo ry'Imana, ndavuga ngo ubwo nibyo. Nanjye niko nabisobanura pe, niba harose uri kubona hari ibyuma hagaze ari kubibatunga. Ubwo rero mu gitondo twagiye mu materaniro yatwigishije ijambo ry'Imana, ndavuga ngo bujya bya bindi nibi. Yego. None se ubu none ugeze aho uranakomeje koko nibyo? Ngeze hano mbona kino cyuma rero, ubwo none ndavuze ngo buriya byabujya byari ibintu. Nose Imana yigeze ikubwira yuko uzavuga ubutumwa mu mahanga menshi?
nabonaga ndi kuvuga ndi mu nzozi ngabona ndi kuvugira ahantu tukagenda ngabona no muri Buganda ngezeyo yego ariko ngayoberwa sinzagerayo gute mbese bikaba by'inzozi ngabireka gute. Hano rero dufite abantu benshi badukurikira bo muri Uganda, ubwo rero n'ubundi uvuze y'ubutumwa nta kundi rwose, ubu barabireba kandi ubivuze wiyicariye ahangaha. Imana ntabwo ijya ibeshya. Oya, ntabwo ibeshyaga. Ntabwo ijya ibeshya pe. Oya biratungura rero, nta gahunda nari mfite yuko turakorana ikiganiro. None se kunyura hano byaje gute? Kunyura hano ubwo nta Imana yabishatse. Nari ndi gukomeza ngiye ruguru, nubwo nari ngambiriye kuza hano. Uvuye muri Ndongoshori ugiye? Ngiye iriya ruguru Murambi. Yego. Ariko ngeze hano numva umutima gumpase kuza hano. Ubwo ndaho mbizi icyo Imana yari gushaka. Yari gushaka ngo nangere kwa kino cyuma. Yego. Iki cyuma cyanjye rero nkizanaho abantu b'abanyamasengesho kugira ngo bafashe gusengera abandi, kuko nyirabarenda niba gutangira ubuhamya nanjye hari ibyo twaganiye kandi nanjye mba ndi kureba ndi umuntu mukuru, umuntu uri kubeshya wamumenya. Hari umuntu pe muganira ukavuga uti ibi bintu ari gupapira, ariko hari n'umuntu uvuga ukabona ko ibintu arimo nanjye ndi mukuru. Ibyo mba ndi kubireba. Iki cyuma rero ngishyiraho abantu b'abakozi b'Imana, babandi bafasha abandi bantu, haba bari kure haba bari hafi, kugira ngo babasengere ubundi babohoke. Ubwo rero Imana yarabikubwiye ntabwo ijya ibeshya. Ubwo ibisoje uyu munsi tariki 19 z'ukwezi kwa 12 2025. Yego. Kandi ndabyemeye. Njya nkunda kwibariza abantu, ntabwo Imana yigeze iguha ubutumwa ngo ubushyire umuntu akagupinga? Benshi baradupingaga. Babahora iki? Yemeraga babonye bisohoye. Hari n'igihe twari turasenga amasengesho ya korari. Iyongera uyegereze cyane. Noneho Imana yari nijoro. Twari turayamaramo 2. Yego. Noneho umunsi turayatangira, nje buriya nkundaga gusenga Imana nyakorera mu rugo. None Imana irambwira ngo iryo teraniro rirabamo umurwayi, kandi uyu murwayi niwe uramuvura. Yego. Ndibaza si ubwo biragenda gute. Turagenda tuza gusenga, amasengesho twayamazemo 2 ku mudugudu. Tuyarangije twenda kuyasoza, umunsi ko turayarangiza wa murwayi ahita aboneka. Ubwo rero abantu barahindira ngo ni bitama ngo ni ibiki, ariko mba nayabwiye mugore wa mwarimu Sebazungu. Yego. Nganamubwiye inzozi zo narose. Nabonye abantu bahindiye niho yamba magati, none mukecuru. None yakubwiye ko uravura, ubwo muti urindije iki singo uyu mugwayi arabonetse? Ubwo mbita mfata wa mwana ndamujana njya kumuhereza umuti w'Imana yari yanyeretse. Yego. Umwana ahitakira. Ariko abantu bari batangiye kuvuga ngo ni bitama, ngo si ura mukecuru nguru kumumuhera iki. Yego. Nanjye ndababwira ni ntabwo ndamubaha, ndamuvura kubera ko Imana yanyeretse umuti ndamuhereza. Nuvuga ngo Imana yakwetse ko ari umuntu uzaza arwaye muri mu masengesho, yarwaye arimo yaraye mu masengesho ararwara. Ni umwana nyina yaramuhetse. Noneho twenda gusoza amasengesho ahita arwara. Ubwo rero baravuga ngo buriya n'umuntu winjiyemo ngo ufite ibitama ngo wabimuhaye. Yego. Ubu arambwira ati rero none ko umurwayi abonetse kandi wamufata ukajya kumuvura. Ngo mbita mufata rero njya kumuhereza umuti w'Imana yari yanyeretse, umwana ahitakira, turasenga dutaha nta kindi kibazo kibaye. Imana ishimwe pe. Kandi bari bapinze. Bari bapinze bagavuga ngo emwe ngo ntabwo ngo ni bitama ngo uriya singo aramuvura. Ariko umwana naramuvuye kubera Imana, umwana ahitakira tumutahana ari muzima. Yego. Yego. Niki se ubona waratira abantu badafite agakiza wowe wagezeho? Icyo wabaratira ni iki? Cyo nabaratira no kubera ko dufite Imana ivuga, ibyivuze ikabisohoza. Kubera ko hari ibintu byinshi yagiye imbwira kandi bigahita bisohora.
nabaratira ko nabo bava mu bidatunganye, nabo bagakurikira Imana bakayiringira bakayizera, kubera ko ari Imana itabara. Yego. Iyo yizeye nta kintu na kimwe itagukorera. Ibikomereye abantu imbere y'Imana biroroshe. Nukuri. Imana ishimwe. Mera mukecuru Venansi ya mikoro. Alo. Menyeye kwitaba rero. Kwitaba. Nyine ubwo aro iraje ariko nuko menye kwitaba telefone buri kanya. Uzitaba buri kanya se ufite business? Bari kunyakura abandi. Bari kugugira se ngo bagurisha ibirayi? Bari kunzuhuta aho kuri televiziyo nyine bagi barambona. Ngunze kwitaba telefone namba mbese mvuga ngo aro. Nose akenshi wumva abaguhamagara baba bafite ibihe bibazo? Abagiraga indego yo kunjokoza, abagiraga indego y'ubugwayi, nyine gusobanukirwa iby'Imana, nabashaka gukizwa, nabanye bigeragezo ukundi bakihangana. Nose telefone ntabwo zizakumena amatwi? Reka da. Kunaka yawe? Mbizi cyane kwitama njya mbishobora. Na nijoro bampamagaye nditaba. Isaha yose numva ndamuhamagara. Umupye nshaka umuntu uzi guhamagara ngo ndebe ibintu pipye wenda yabiri gutabaza. Yego. Ndaho nineraga telefone pe. Uri nkera gutabaza. No sama inite yakura he yo kuba nawe bakubipye ubahamagara. Mayinite. Ndaguzaga. Neno nagira Imana nabona ngakamiya ngagafaranga ngo ngishira bakongera bakanguza. Ubikoraga. We icyo cyo nanjye nagutangira ubuhamya, ntabwo telefone yawe ugikunda kubura. Oya. Ni rimwe naguhamagaye ndakubura umbwira ko ari umuntu wawe yishyize muri kwa kundi ngwe dasona. Bari bayigondetse. Nongeze rero bayishyize mu byitwa siransiye. Ngeze ku muntu ndavuga ati ndebe rende telefone. Wamagara zina gitwa Kongorode. Nene ngwamagara bongo wanshatse urambura. Ndana yari kujwigira bari bayifunze cyane. Ndakubura reka kenshi rwose telefone urazigira, telefone urazitaba. Ndazitaba pe. No mu gicuku. Nose buri gihe umuntu aguhamagaye ubona iyerekwa rye? Oya. Ndabanga sanga ngabaza Imana. Nagira Imana ikambi isomo rikaba ari mu byo ashaka byose. Amara tisome gici kiniki. Ni igisubizo cyawe. Akoze umuntu yakoma mwumva aravuze ngo iramushubiye, mwumva kuvuga ngo harira ngo Imana irakoze. Mwumva ambwiye ngo hari umugabo wambaje ngo mbese isomo ko rinyobeye ko no kumva rinde y'ubwoba. Yego. Ndamubwira ati hane rero. Ubwo ronda murondora Imana imungabije. Ubwo mu marenga nyine ubwo ndabona inzu wari we. Tubona umuntu ari umusirikari wenda cyangwa se ari umuntu ukomeye. Ubwo mu marenga ndi Imana abasambanye. Yego. Wari ukumbwira uwo muntu nuko ibuye ryari ryikubye ndi gushyiramo irindi. Ngamuyandisha mu mayere. Cyangwa Imana yabona ko ari ibindi bikomeye bishobora nko kungoroneza. Ikamubwira isomo rikomeye rinakuvuga ibyo. Yego. Ikamubwira isomo rikomeye rikumwihanisha. Nakumva arambye ngo Imana imbabarire, Imana imbabarire ngo najye musengere. Yego uwo muntu ukabona isomo ataryumva ukamurondora Imana imukugabije kandi ukabimubwira mu bwenge. Mu bwenge. Hari akantu wari uvuze ati hari igihe ntinya ntiyaba ari umuyobozi cyangwa ari umusirikari. Ngagira ngo ni umusirikari cyangwa nyine ngo ni umuntu uhagarariye igihugu. Ngavuga ndi Imana yihanisha umusambanyi, ikanisha umusinzi, ikanisha umujura, ndetse n'abasirikare kababwira ko bitwara ku rugamba. Kuko nta musirikari ugomba kuba umusirikare atayewe n'Imana. Imana rero niyo mugomba kujya murashyira imbere. Imana ihagararira abasirikare ni igomba guhagarara mu shyuho ikabarinda ibyago. None se ubwo ntiwabutinya guhanurira abakomeye? Oya. Nabantu nyine agababwira mu marenga kuko ndi wakikira hejuru y'abayobozi cyangwa ugiye hejuru y'Imana. Nyine ngo umusirikare wigutumyeho wambura ati Imana yambwiye ngo biragenda neza ku rugamba kandi biragenda usenze. Nose aho hari ikintu bikunyigisha hari icyo bitumye nshaka kwibaza.
iyi Imana ikweretse ubuhanuzi ubujyana bitewe n'uko uwo muntu ameze. oya wowe ugenda utumwe n'Imana. Yego. Wagera Imana akaba ariyo ishaka imiti iramukoreshamo. Ubundi nguko Imana inyeretse ngo uri umusambanyi ngo uyonzaga ibintu ngo ngene ngo imbere y'umugore ngo ibi nibi ahubwo nagenda akakubwira ati hano hari ikibazo. Yego. Ndariko ndabahandura uko ukubiri. Ndababwira ukubiri ndumwe arebye kuyicara. Ngura umugabo urundi Imana nyeretse umeze gucya naze kukubwira uko mu gutarusenya. Yego. Ubwo rero nyine ikahanwa no mu masomo mu marenga kubyo umugore ataramye cyo nta nuri umugabo cyako kubyo umugabo ataramye cyo nta nuri umugore. Yego. Cyasingiye twicaranye undi muntu atapfa kubimenya. Nyingo pe nose nguko Imana ikubwiye isomo ukarisoma sindi sobanure wamye icyo Imana ikubwiye. Oya. Ni mu mabanga. Imbano yacu ni nyamabanga. Kenshi nikundira indimi. Ngo twigaze dusengera ku gashasho. Twateranye nda muntu wajaga mu nzu ngo apfukame mu cyumba atanyuzeho ku muryango. Ntabwo nishinga hano. Uyu niba ndi kubakira ambecyuza. Ntabwo nishinga ku muryango umusambanye muhagarika. Umuroze muhagarika. Umujura muhagarika. Bakamanza bakatura. Bakavuga ibyaha byabo bakabona kujya gusenga mu cyumba. Babibwiraga ndese. Babibwiraga bapfukamaga imbere yabo imbere y'Imana. Bagapfukama akavuga ati narasambanye narivye. Bindi ngivyo ati mbiti inzaratsi akabikubwira. Nagapfukama akubibwira Imana. Uyu nawe akamusabira imbabazi ingora. Imana imbabare no ngabari zose Imana yabaga yicaye. Ari umugore Imana yigeze kunyereka afite uburozi. Oya nje ntabwo ndabyumva neza. Wabaga wicaye ku muryango uje wese akabanza yapfukama hamwe nawe. Oya yapfukamiraga ahubwo naramurondoraga. Nabonaga atuse ngahari. Ndi hane. Nyina akihana gute? Akihagarara. Ngo ndi hane iki? Ndi hane ubusambanyi. Ihane ibigori. Ihane kujuza karabye. Ihane gusuzugura umugabo. Ihane gusinda. Ubwo rero yakumva akakubwira ngo ikisi akavanga Imana imbabarire. Yakumva ibyo agapfuka mu Imana mubabarire. Ubwo akaba nyina bw'iyi Imana ngo ni mubabarire kamubara kujya gusenga kugira ngo n'abandi. Yego. Uwanze se waramusohoraga? Uwanze baramuhezaga pe. Kezigara ari hanira. Baramuhezaga. Habaga hari n'undi muntu mukuru nyine ngabana kaga turi kipe. Umuhanuzi umusobanuzi. Yego. Uri kureba imbano zivangiwe twabaga turi benshi. Yagana nko kuyu rero yabatiyanye kuko ndaho twasigaga neza nyine yanze kwihana. Yabaga yinjiye mu kizira. Yego. Yabaga ari kizira Imana mbese ndituvugisha. Nagura baga amwaya yabona ko ataratahiraho akihana da. Bose bakamusengera agasaba imbabazi. Yego. Mpera Reniya. Karakane zigaje kuvuga ariko. Yego kavuge. Ikigemo cyo twasengaga gucyo. Imana yigeze nyereka umugore w'umurozi. Yari yaramaze abantu ku gasozi yarabajengereje. Imana nyereka yaje mu rusengero afite izo ry'umusambi yarogeshaka. Ajyambaranye n'izindi mbiki. Ngo bura ndi hane. Ngo ndi hane kizo makagira Imana. Ndi hane umusambi guri imbere yawe. Hane umusambi waba kujya ubona umusambi uri imbere ya imbere yani zo cy'umusambi. Yani umwana wishe, yani umusore wishe, yani umukobwa wishe. Ukabivuga mu materaniro. Ewe Imana yari karishye. Byose kutabimwongoreye. Byo kutabimwongoreye. Oya. Umuruzi wamwongorera. None. Oya pe. Nyine haramaze gupfa abantu benshi ndikubeshyara. Yaramaze abantu n'abageni yarabamaze. Nene Imana inyemera ko ngomba kumwanika. Uramwanika. Ndamwanika Imana yigeze kunyemerera ati mwanike. Yego. Abana banjye barashize. Ubwo musambi yaraguzanye. Azana gatwe k'umusambi. Na wa musatsi w'umusambi ubusokoje. Arawuzana awujyana kwa Simoni. Ku mwana uzi kwa Simoni. Nuko avuga abantu bose yishe. Nuko baramusengera ati Imana ikubabarire. Arakizwa se cyabyari byanyarureshwa kwa uganga abona avuye aho.
nyine yagaze abura amahoro, abura umutekano, abura umutekano, ashaka ngo gupfa. nawe Imana yagucanyeho nawe wagira ubwoba. yego ukanumva ndakubwiye ibintu ufite uti ndi mu bana nawe wanagira ubwoba. abura amahoro, yaje kunyutsa hano saa 9 z'ijoro umujyane kwa Simoni. yego ndamujyana ageze kwa Musambi arakuzanira, yari gutitira yindanye. ubwo Umusambi barawutwika, n'ibiki byose bamaze kubitwika, igihe gitana anongera aragwa, arakomeza kuroga. Ubundi yarumanze ndabuzi yagiye. yego yego mera Reniyo yarumunganye yaragiye. Reni, kuba wicaranye na Nyirabarihenda Venansia uri kwibuka iki? twibuka ibihe byinshi twagiranye. n'abagwayi twajaga turaje gusengera bagakira. yego hari n'uwo twasengeye yagwaye mu mutwe arakira. yego nabuna narahari ni mudamu yarakize. ubu uzaguhamagara ati mfite umurwayi kandi ndi Kigali, cyangwa se ndi Butare, cyangwa se ndi Musanze, ndi kwifuza yuko wazaza ukamfasha gusenga, uzagenda? iyo Imana yabinshoboje nagenda. cyangwa se nkamusengera ndi mu rugo, kubera Imana irebera hose icyarimwe. hari uwo biba ngombwa yuko ujyayo? Imana yabyemeye ikamba inzira, kubera ko ndo dusengeraga umuntu tutabonye ibimenyetso. yego Imana imbaye ikimenyetso, ndazaga ngagusengera. itakimba ngagusengera ndi iwanje. yego uzi ubwenge. umunyembana arazi ubwenge. mbano nimwe ariko umuntu agira impano ariko ntamenye ubwenge. yego ubwo wemeye yuko waguhamagara wakwemera kumusengera, reka dutange nimero zanyu. ya Nyirabarihenda Venansia ni 0787442130. nawe ugiye kutubwira iyaho abantu bakubonaho, ubundi dusengere n'isengesho udusengere dusoza ikiganiro. 079 23 71 52 4. yego subiramo neza. ni 079 yego 079 23 71 52 4. yego ngaho dusoreze n'isengesho. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu watugiriye. nukuri umuteguro niwe wawuteguye, ubwanjye ntabwo nari mbizi, n'abagenzi banjye ntabwo bari bazi ko ndagera aha hantu, ariko kubera imbaraga zawe n'umuhati uba wagize kuri twe, hari impamvu ubu bishaka ngo duhurire hamwe. uyu mubyeyi ndo twari duherukana Mana, ariko wari ushaka ngo twibukiranye ku buhamya wadugiye dukorera, ibitangaza wagiye dukorera Mwami, kugira ngo n'ababyumvise nabo bakizwe kandi bahindukirire bamenye ukuri. uri Imana ishoboye byose. tugushimiye ineza yawe n'ubuntu tugiriye muri aya masaha turangije. tugushimiye umugaragu wawe wazamuye imisozi ukamugeza ahantu nyakubaha Imana yacu. urabona n'ubundi agiye gufata urugendo, n'ubundi agiye gusubira ku macumbi. turasenze kugira ngo umucire inzira kandi ugendane nawe cyane, wirukane imyuka mibi mu mayira, uhagarike abazimu n'abadayimoni, amapepu y'umwanzi yose uyahagarike mu nzira, maze imbaraga zawe aba arizo ziganza. Mana yacu nziza, turasenze ngo abakumva be kutwumva ahubwo bakubone Kristo, twebwe be kutureba ahubwo bakurebe, kubera ko uri Imana ishoboye byose. mwana w'intama w'Imana, uri Imana igira neza, uri Imana ishoboye, kandi Kristo iyo uvuze biraba, ndetse iyo utegetse birakomera. niyo mpamvu tuguhamagaye turi aha hantu, kugira ngo Mwami wanje ibyo tuvugiye aha hantu abazabyumva bazakubone, kandi Kristo bazamenye ko ufite imbaraga n'ubutwari. bizere izina ryawe, kubera uwizeye izina ryawe wese agomba gukira. turasenze ngo bana natwe Kristo no kuturinda, niko dusenze Imana twizeye izina rya Yesu. amen amen.